na moteri mwana washobora ubwenge aze gutwera washobora amana mbona wemereye muri telefone wibagiwe ko turi gukora kandi ndashakisha ndegereza urubuga vuba kugira ngo nibazana bye bazoca turebamo bizamuye kuba turabikora bose nakubaza n'ibyo mu ishuri cyane nyine akanga kandaza kukwifashisha ikizamini ibibwa se biremewe mu ishuri yenda akakamwakira reka mbwira genda kubwira ni ibiremwa by'Imana yashyizeho biha power biha imbaraga shamani muci inkota n'ukuri pe habe dukoteze n'abinyuma mwakiye mu telefone muci inkota mama natwenga ngujue mpaye turabashimiye kukuda wema kutwereka urukundo amakuru yanyu amakuru ambazanye uyu munsi zira nizo to ke iyi nitoke n'igizame cy'uyu munsi uzinda gukubita iki ku mutono wari umuntu wagize gute watsinze okay ntabwo mwabizi ko uyu munsi ari ikizame sibyo ikizame muragitega nkaho usigaye gusigaye ukora kwizi neza ugatsinda Teacher rwose ndiyo kabisa. Eti turayiko Ndiyo kabisa. ushobora kuba wakora kiga urimo kunywa igikoma ahubwo ariko nzabyazana ibitera kuri wowe kino gikoma Mbese teacher wowe uje gute? ngiye guhitana umwana aho twagiye gutaha Teacher wowe ibyo watwigishije ejo bundi wongeze kwiga. hariya tugiye gukora iriya somo ni mu nyubako Tugiye gukora ibibazo. ibibazo mati harimo hari abakera pe mati si gutya byandika Teacher ntabwo ari ubu. ariko tica umenya je yasinze cyabwira rwanda ikizame kuri buri muntu mukora neza mukora ikizame kiroroshye mu bindi iki kibazo rwose ikizame kiroroshye Hari examen twabize. ikizame kiroroshye cyane rwose nta shida cyangiza kukibona urimo atabyumva neza arabaza wamutobye no gutsindira hose gasigaye kandi ikintu mugomba kumenya dufite imwe nta muntu n'umwe wese kuba yagira kuko yagicuco warabone egizame kora basigaye igikoma kora wabumbi none tica ko tugiye gukora imibare ukaba ikizame cyacu akiri kibaho nanyibeshye ni Teacher twarangije. warangira wakoze kandi urumwe neza hano imyaka kubashikana muratumba kubadushigikiye turabashimira ujuwe mpare turazihari hari abavuze bati ntimuzabishobora bavuga ko inzozi zatuba ari ibihuha egizame muyigeze hehe urasura gukora ikizame barasekaga iyo tubabwiye future bati YouTube si yanyu ariko twarateketse turakora amarira tuyahindura imbaraga kuri comment biyaduteye umuriro ubu turazamuka buhoro buhoro abadutintege murakoze cyane mwaduhaye impamvu yo gukora kurushaho abadushyigikiye namwe muri imbaraga zangu ujue mpaye Kindege amagambo mbambeo mabinta duhagarika turubaka turarwana inzozi za Aduhanye ibintu byiza.
ni iki mutize mwaho ngaho ubu F biteranyijeho ngo zedi nuze we reka mbwire ngenda kubwiye ngo satani ni ibiremwa by'Imana yashyizeho bibaha power ibaha imbaraga. ariko ikibazo komeje kuba byinshi kandi nta bibazo ashaka. Imbesiri yaremwe imbere buriyo inyana yindi ku mushenzi buriyo ntabwo ibihenze mwana none finish uyu munyeshuri ugenda atamapuke makeni nababwiye ko ari iki turashize none motherfucker fatherfucker friendfucker sisterfucker. kuri tokeni buri muntu aheza mugenzi we ntizisubire nyuma kuba duhakura turavuga ngo thank you. birabatanze like ya mbere hari abakoze share batitaye ku bandi. Reka mbwire ngenda kubwiye ngo satani ni ibiremwa by'Imana yashyizeho ibaha imbaraga. Okay, dore mpamvu tujya mu gisibo. Inyana yindi. Mu kwezi kwa gatatu gushyira ukwa kane murabizi ko ukwa kabiri gushyira ukwa gatatu murabizi ko nyine kugeza mu kwa kane ni rengi urumva tuba tugiye gukusanya ibiryo kugira ngo tuzabirye. Ubwo ni ukuvuga ngo niba wari kuzajya amasahani 30 mu gisibo urumva urayikomera ukazajya ari 31 kuri uwo ukomeze unagire ikibazo usubize none heti Motherfucker. Fatherfucker. Kandi ntabwo ari ibyo ngira ngo rero yuko sinabona nuko ari kubwira ko iyi yaturutse imaka mwana imaka urahazi iyo hakubazi ni ikibazo Isura rya ngo ntandare kanyoyobe ko nta kariso namba. Yose uraberewe ntabwo ndabona amafaranga n'inyama byasanye ku munsi wabonye n'abayobowe nawe ubwo nzaba nababonye sibyo Ariko hari ntashuri. turite mwana ntabwo ku buryo wabura n'inkweto buri munsi ni intambwe nshya ijana ngujye mpare ejuru. bavuga byinshi ariko natwe dukora byinshi baratwanga ariko natwe turakunda bazabona insinzi yacu kandi bazamenye ibibazo byarangiye Nope. aho kwigishwa n'ubwari n'amara ugera muragasha baba we baragiye